ese ubundi kubera iki witekerezaho ibibi gusa? Amubwire ntabwo waremewe kuvuga ibintu bibi gusa, nta n'ubwo waremewe kwakira ibibi gusa. Ariko reka musukubwire ikintu kimwe, buriya impamvu ituma ubasha kwatura nabi ukabasha kubona ibibi gusa ni ukubera yuko you just give yourself into bad declaration and offense and boundaries utazigera ugeraho ku buzima bwawe. Reka mubwire, hari abantu benshi ubu nyine bafite icyo bita chicken lines ku buzima bwabo. Chicken lines ni imirongo ntarengwa ku buzima bwabo. Nk'urugero, hari abavuga ngo iwacu ntawigeze yiga kaminuza, aho ugasanga ntiwize kaminuza bitewe n'uko hari icyo bita some of them atandukanye. N'ibyishimo kandi kongera kubagira, n'ibyishimo kandi kongera kubana namwe. Ni iminsi itari mikeya twari tugize tutari hano hantu, ariko turashimira Imana iduhaye umwanya nk'uyu mwiza ngo tuganire, twongere kandi tugire ibyo tuvuga, tuganire n'ubwoko bw'Imana aho bitandukanye. Hanyuma rero uyu munsi aho turashaka kuvuga twita ngo ni power of positive thinking, imbaraga ziri mu kwatura neza. Ese ubundi kuki twatura amajambo? Ese ubundi kubera iki witekerezaho ibibi gusa? Reka mubwire, ntabwo waremewe kuvuga ibintu bibi gusa, nta n'ubwo waremewe kwakira ibibi gusa. Ariko reka musukubwire ikintu kimwe, buriya impamvu ituma ubasha kwatura nabi ukabasha kubona ibibi gusa ni ukubera yuko you just give yourself into bad declaration and bad decree. Uvuga ngo mu gihe wahaye umwanya kudeclaringa, kutangariza ubuzima bwawe amajambo mabi gusa, ibyo nibyo bibasha gukomeza, bibasha guhora ubuzima bwawe bibuboshye kuruta ibindi byose. But when you declare positive things, mu gihe utangaje ibintu bizima biri positive, icyambere you prosper, you enlarge your mind. Urumva, icyambere utera imbere, cyakabiri ukwagura ibitekerezo cyawe, cyagatatu bikaguha courage and confidence yo gukora ushize amanga, biguha imbaraga zo kugira ngo ubashe gukora ushize amanga ndetse ubashe kugera kure. Which means bivuze ngo rero gutekereza kubi ni ugutekereza ibibi ku buzima bwawe. Ikindi kandi biravuga ngo dufite gutekereza kwa Kristo muri twebwe. Bivuze ngo niba ufite gutekereza kwa Kristo muri wewe, ntibikwiriye nta nubwo ari na byiza kugenda udeclaringa, kugenda uvuga amajambo adakwiriye hejuru y'ubuzima bwawe. Which means mu gihe uzaba uri kuyavuga uri just creating a fence and boundaries utazigera ugeraho ku buzima bwawe. Reka mubwire, hari abantu benshi ubu nyine bafite icyo bita chicken lines ku buzima bwabo. Chicken lines ni imirongo ntarengwa ku buzima bwabo. Nk'urugero, hari abavuga ngo iwacu ntawigeze yiga kaminuza, aho ugasanga ntiwize kaminuza bitewe n'uko hari icyo bita some of the caste cyangwa spiritual family and the families zo mu buryo bw'imiryango zigera zikuboha bigatuma utabasha kugera kure. Which means you have to break that curse kugira ngo ubashe kwitangariza iby'isi. Haravuga ngo iwacu nta warenze ahangaha, nta wagize amafaranga angana atya. Kamwereka, none se iwanyu ni wowe? Yes, abo nabakurenzeho, nawakomotseho. But remember, nubwo nabagukomotseho, you have to free yourself from that spirit. Ugomba kwitandukanya n'uwo mwuka. Icyambere kugira ngo witandukanye n'uwo mwuka, first to acknowledge them, ni ukubasha kumenya ko bihari, ni ukubasha kumenya ese ubundi n'iki iwacu tudakora, n'iki iwacu tudashoboye. Then hanyuma ubashe kugira ngo urenge, ubashe expandinga ibitekerezo, utere indi ntambwe ugere kure. Niyo mpamvu Yeremiya yabyanditse anabivuga mu gitabo cya Yeremiya 29:11 aravuga ngo ibyo nibwira kubagirira ntabwo ari bibaho, ni byiza kugira ngo mbare ibyiringiro by'ejo hazaza kuko mbakunda. Aravuga ngo mu Cyongereza, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to welfare and not for evil,
to give you future and hope. Nzi imigambi nibwira kubagirira ntabwo ari mibi ahubwo ni myiza kugira ngo baremere ibyiringiro by'ejo hazaza. Imigambi yo kubateza imbere, imigambi yo kubakomeza, imigambi yo kugira ngo mubashe kugera kure. Bivuze ngo which means niba imigambi Imana igufitiye ari myiza, why urinde kugira ngo imigambi y'Imana ubashe ibashe kuyiburizamo ntigerweho. Ikindi cya kabiri, why ari ibintu bibiri bibaho. Nta muntu ufite ubushobozi ku buzima bwawe, nta n'umuntu wabasha kukubuza icyo ushaka kugeraho except ikintu kimwe gusa, wewe wenyine. Niba wewe wenyine ari wowe ushobora kugera ku cyo Imana yashatse kukuvugaho, cyangwa se niba ari wowe Imana yabasha kugira ngo itagetingire kugira ngo ubashe gukora byinshi bikomeye hanyuma ntubikore, which means you are the only one who has made yourself not to achieve your destiny. Ni wewe wenyine watumye utabasha kwakiringa destiny yawe. Destiny yawe, it is covered, it is entitled in the God's dwelling place. Mu Mana ubwaho niho ntuza yawe ihishe. So ni wewe wenyine ufite unlocking izo blessings, ni wowe ufite kuzifungurira zikuzeho, ni nawe wenyine ufite kuzifunga. Bivuze ngo hari ibintu bimwe dukora bigafunga cyangwa se bikadindiza amasezerano yacu. Rero iyo dushaka kubi-unlocking, we have to be with a positive mind. When we have that positive mind, izabasha gukingurira ibyo Imana ibasha kuvuga ku buzima bwawe. Reka nkubwire, rimwe na rimwe ujya ugera ukavuga ngo ninjye nzabasha kugera aha ngaha, ninjye nzabasha gukora ibi bintu. N'igihe wanabikoze ntabwo ubasha kuricognizinga yuko ari Imana yabigukoresheje. So which means first we have to acknowledge that things that hinder us to be there, tubasha kumenya icyatuma tubasha kugera aho dushaka kugera. Then if we acknowledge them, we have to deal with them. Once we are dealing with them, tuzaba turi guharurira amasezerano yacu, tuzaba turi guharurira inzira zacu, icyo Imana ishaka kutuvuga, then tugere ku cyo Yesu na Kristo n'Imana ishaka kugira ngo twaguke tugereho. So bivuze ngo brother, sister, brethren, aho yatandukanye, you are the only one who holds the key of your destiny. You are the only one who can make yourself to prosper or not. You are the only one to declare good and bad, and those will come to you. Ni wewe wenyine ubasha kwideclaringa ibyiza n'ibibi bikabasha kukubaho. Ni wewe wenyine kandi ushobora gufunga umugozi w'ubuzima bwawe, ni nawe ushobora kufungura. So just think good. Niyo mpamvu biribwira yabwiye Imana ibwira Kayini, aramubwira ngo avuga ngo se nukora ibyiza ntubizemerwa. Avuga ngo ariko dore nukora ibibi, nukora ibibi, dore icyaha kirimo kirutugatuga ku umutima wawe. So once you doing good, uri guha cyangwa se you are just paving the road of going and heading to your destiny. Bivuze ngo kugira ngo rero tubashe kugeraho, first think good and have enlarged and expanded mind kugira ngo ubashe kugera ku Imana yavuze ku buzima bwawe. Imana ihuhe umugisha, Imana ikugire neza. Hanyuma now and train yourself to declare and decree good into your life, and just vuga icyo Imana ivuga ku buzima bwawe, hanyuma Imana ikizarema kuri wowe. Imana ihuhe umugisha, Imana ibigire neza. Ndabakunda cyane kandi ibiganiro byacu nagaruka. Remember to subscribe and share, kandi ibiganiro byacu ndabizi Imana izabasha gukora ho ikuzamure. Not forget to just leave the comment kugira ngo ibiganiro byacu tugire icyo dukoraho kitandukanye. Imana umugisha kandi ndakunda cyane. Love you all kandi Imana ibagire neza.